kubera kimwe igunga ariko tugeze muri technology nziza Iwacu Muzika Festival concert nziza Iwacu Muzika Festival wataramiye abantu barabikunda comments kuri Twitter Instagram n'ahantu henshi hatandukanye byari byiza cyane ni ibitaramo ubona byahaye akahe gaciro umuhanzi muri ibihe byo kwirinda COVID-19 uwo ngo araguhamagaye live arashaka kureba kumwitaba nushaka kumwitabe cyangwa umukuru Allo Sawa Yego mubwire kuri televiziyo Ndi kuri televiziyo buretse ndimo kuganira I like that. Abakubonye kuri televiziyo. Ni manager akakana navugaga kitwa Jimmy Mulisa. Buri arakubonye avuga ati ibintu se biriho cyangwa nibiriho. Tuba turi live bro nuko tubigenza. Aba ari byiza cyane. Twe turi kuvuga kuri Iwacu Muzika Festival. Yahaye iki umuhanzi nakaye gaciro yahaye umuhanzi muri ibihe byo kwirinda COVID-19. Nta bitaramo twagombaga kugira kubera ubuzima tubayemo turi gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko ndagira ngo nkubazeho gatoya ubona yarahaye akahe gaciro umuhanzi nyarwanda Iwacu Festival iriya no rundi rwego kuko umuhanzi aho yari yaheze hasi atagaragara ntabwo yari kuzagaragara ariko ubu ngubu urabona ko ubu uri munyarwanda buri wa gatandatu aba yabukereye urabona ikintu cyahagurukije abanyarwanda uko tungana ntabwo kiba ari ikintu cyoroheje byonyine biragaragaza iterambere iterambere ku muhanzi ngiye mbona iterambere ku muhanzi rigaragara rwose ku buryo bushobotse bwose turi 2020 turi gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 hari n'indirimbo ya coronavirus wahimbye niba ntibeshye kuri wowe uruhare rwawe sibyo ko wanatanze indirimbo umunyarwanda ashobora kumva mu bwo butumwa gakoramo izo nyigisho nziza zo kwirinda ariko kuri wowe nk'ubutumwa waha umuntu dukurikiye muri aka kanya n'ubuhe butumwa nk'amakanyaga yatanga mu kwirinda COVID-19 iriya ndirimbo ubundi nyihimba ntabwo burya nayicuranze soliste yaribeshye gato ubundi ntabwo twari kuyicuranga hariya uwe kubera ko twari twakoze niba twari twahaye ukuntu indirimbo zigenda zikurikirana yitiranyije indirimbo n'iyindi noneho acuranga iyo ya corona tumvisha ari yatangiye turapfa kuririmba niho twari tukitangira ntabwo twari twakayimenya neza nanjye urumva ko hari n'amagambo nagiye ndenda ryagagura ariko ubu ngubu twayishyize kuri studio ubu bon iriya uravuga ubutumwa waha abanyarwanda muri rusange dukomeze dukora iki kugira ngo twirinde nukutadebeka cyangwa se kugira ngo hari abo usanga basa n'abatekereza ngo ibi bintu ngo iyi ndwara ngo ntabwo iriho nukujenje kabarajenje kabakumvanye bareke kujenje ki indwara iriho kuko iyo twaburiwe kuva kera iyo umuntu waburiwe ntituzabe nka ya mpongo ntituzabe nka ya mpongo tugomba iyo tuburiwe tugomba kumva itegeko n'uburyo uburyo tugomba kwifata kuko iyo wibeshye ntugire ngo ni wowe wenyine uba wibeshye ngo iyo wafashwe ni ukuvuga ko n'u Rwanda rwose ruba rwafashwe kuko ndanduza uyu nawe uriya yanduza uriya undi yanduza uriya ugasanga ushobora kubona u Rwanda rwose rushize kubera wowe gusa tugomba kumva cyane tukamenya amabwiriza tukumva ayo mabwiriza ukamenya ko ari ngombwa kugira ngo utanduza abandi icyo kintu nicyo cyangombwa kuri iyi COVID-19 irakaze tugomba kwijenjekaho urakoze cyane indirimbo zawe 3 waha ibihembo mu ndirimbo zawe 3 ukunda ukavuga ati zingize zayi ibihembo nizibijyana nizi bon ya mbere niyo Rubanda ntibakakoshye kuko ari yatumye menyekana cyane ya kabiri niriya nagera muri bar ya gatatu ni urukundo rurambuye natuye umugore wanjye akoze cyane
umugore aradukurikiye muri aka kanya agomba kuba adukurikiye. Imana ikurinde mami, turagukunda cyane kandi wakoze kudukurikira. Reka iyi ndirimbo ari we nyitura ugiye kuturirimbira, cyangwa undirimbire wenda igice anagera muri bare niyo ndirimbo watuye umugore wawe. Aradukurikiye muri aka kanya, iraza kugushimisha aho uri hose n'abantu bose bafite urukundo. Aho uri hose ni Versus, ni RTV, ndi kumwe na Makanyaga Abdul. Twaganiriye byinshi, hari byinshi twavuzeho. Ibyo byose no kugira ngo twereke ko uyu munsi nawe hari ibyo ushobora kugira. Wanyeretse urukundo rurambuye, nukuri naranyuzwe pe. Nubwo ntacyo navuze, ibanga ni ry'ababiri. Gerageza urukomeze rugwize impuhwe, nicyo rubereyeho. Naruhariye igicumbi mu mutima gukunda, nta kizaruhungabanya.